Yesu yabaye igitambo cy'ibyaha twakoze byose. ubw'amaturo n'amatungo bitari bikibashije gucungura umuntu. ubw'amaturo n'amatungo bitari bikibashije gucungura umuntu. yemeye kubambwa kubw'ibyaha byacu, abahisi n'abagenzi baramuseka. yihanganiye imibabaro yose kugira ngo abashe gucungura umuntu. Yesu yihanganiye imibabaro yose kugira ngo abashe gucungura umuntu. yarazutse yatsinze urupfu, nshuti mureke kwiheba, yarugize irembo. ibyiringiro byacu biri muri we, kuko yanesheje natwe tuzanesha. ibyiringiro byacu biri muri we, kuko yanesheje natwe tuzanesha. none ubu sinzarimbuka, kubw'amaraso yamenye igorogota. kandi nubwo napfa nzi ko nzazuka, kuko nawe yazutse atakiri mu mva. none ubu sinzarimbuka, kubw'amaraso yamenye igorogota. kandi nubwo napfa nzi ko nzazuka, kuko nawe yazutse atakiri mu mva. ngwino urebe nawe urimo, imva ye iri mu busa, yari yarabivuze ko azazuka. wakoze isoni urupfu na kuzimu. ngwino urebe nawe urimo, imva ye iri mu busa, yari yarabivuze ko azazuka. wakoze isoni urupfu na kuzimu. ngwino urebe nawe urimo, imva ye iri mu busa, yari yarabivuze ko azazuka. wakoze isoni urupfu na kuzimu. yari yarabivuze yari yarabivuze ko azazuka. wakoze isoni urupfu na kuzimu. Yesu yari yarabivuze yari yarabivuze ko azazuka. wakoze isoni urupfu na kuzimu. ngwino urebe nawe urimo, imva ye iri mu busa. Nibirangaye bivuze iki? Yarazutse. Yesu amugisha.